Yesu Kristo ashimwe. Ejo twashoje umunsi wa 74 dusoza n'igitabo cya kabiri cya Samweli. Uyu munsi rero tugiye gutangira dusoma igitabo cy'abami. Nubwo rero turatangira ku gitabo cya mbere cy'abami. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya mbere titire yaho iravuga ngo Dawidi akiriho yimika Salomo. Umwami Dawidi yari ashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe, ajye agukuyakuya agupfumbate, kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isiraheli, babona Abisagi w'i Shunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane. Akajya akuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati, nzaba umwami. Yitunganiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye baca isibo. Icyakora se ntabwo yigize kumucyaha byatuma arakara ati, ibyo bitewe n'iki? Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane, kandi yavutse akurikira Abusalomu mwase. Bukeye ajya inama na Yowabu mwene Seruya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamutiza amaboko. Ariko Sadoki umutambyi na Benaya mwene Yehoyada na Natani umuhanuzi na Shimeyi na Reyi na za ntwari za Dawidi bo ntibagahuza na Adoniya. Hanyuma Adoniya yenda inka n'intama bibyibushye, abyicira ku gitare cy'Izohereti hateganye na Eni Rogeri, ararika bene se abana b'umwami bose n'abayuda bose n'abagaragu b'umwami. Ariko umuhanuzi Natani na Benaya za ntwari na Salomo mwene se bo ntiyabararika. Maze Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, ntiwumvise ko Adoniya mwene Hagiti yiyimitse, kandi databuja Dawidi atabizi? Nuko none ndakwinginze ngwino nkugire inama kugira ngo ukize amagara yawe n'ay'umuhungu wawe Salomo. Dore genda usanga umwami Dawidi umubwire uti, mwami nyagasani, ntiwarahiye umuja wawe uti, nukuri umuhungu wawe Salomo azima amaze gutanga, kandi uti niwe uzima ingoma yanjye. None niki gitumye Adoniya yimye? Nuko ukivugana n'umwami, nanjye ndibwinjire ngukurikire mpamya amagambo yawe. Nuko Batisheba asanga umwami aho yari ari ku murere, ariko umwami yari ashaje cyane, kandi Abisagi w'i Shunemu yabagaho amukorera. Batisheba arunama aramya umwami. Umwami aramubaza ati, hari icyo ushaka? Aramusubiza ati, nyagasani, warahiye Uwiteka Imana yawe ubwira umuja wawe uti, nukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima amaze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami bwanjye. Ariko none mwami nyagasani, Adoniya yimye utabizi. Ubu yishe inka n'intama byimishije byinshi cyane. Ubu yishe inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'umwami bose na Abiyatari umutambyi na Yowabu umugaba w'ingabo, ariko umugaragu wawe Salomo ntiyamuraritse. Nuko none mwami nyagasani, Abisiraheli bose baguteze amaso ngo bamenyeshe uzima ingoma yawe umaze gutanga. Kandi dore mwami nyagasani, numara gutanga uzasanga ugasanga basogokuruza utabigenjeje utyo, njyewe n'umuhungu wanjye Salomo twakwitwa abagome. Akivugana n'umwami, umuhanuzi Natani arinjira. Babwira umwami bati, nguyu umuhanuzi Natani araje. Ageze imbere y'umwami amwikubita imbere yubamye. Natani abaza umwami ati, harya mwami nyagasani, ni we wavuze ngo Adoniya niwe uzima umaze gutanga, akicara ku ntebe y'ubwami? Dore uyu munsi yamanutse yica inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'umwami bose n'abatware b'ingabo na Abiyatari umutambyi. Ubu bararya baranywera imbere ye, bavuga ngo umwami Adoniya aragahoraho. Ariko njyewe umugaragu wawe na Sadoki umutambyi na Benaya mwene Yehoyada n'umugaragu wawe Salomo ntiyaturaritse. Mbese ibyo
byabaye ku itegeko ry'umwami databuja, kandi utabwiye abagaragu bawe uzicara ku ntebe y'umwami databuja umaze gutanga? Umwami aramubwira ati, mpamagarira Batisheba. Baramuhamagara, aritaba, ahagarara imbere y'umwami. Nuko umwami ararahira ati, nk'uko Uwiteka ahoraho, wacunguye amagara yanjye mu byago byose, uko nakurahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli, nti ni ukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima amaze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami mu cyimbo cyanjye. Ni ukuri niko ndi bubitegeke uyu munsi. Batisheba yunama imbere y'umwami aramuramya, aravuga ati, umwami nyagasani aragahoraho. Umwami Dawidi aravuga ati, nimumpamagarire Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada bitaba umwami. Nuko umwami arababwira ati, mujyane n'abagaragu ba shobuja kandi muhekeshe umuhungu wanjye Salomo ku yanjye nyumbu, mumanukane nawe mujye i Gihoni. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani nibagerayo bamwimikishirizeyo amavuta ab'umwami wa Isiraheli, maze muvuze ikondera muti, umwami Salomo aragahoraho. Muhereko muzamuke mumukurikiye aze yicare ku ntebe y'ubwami bwanjye, kuko azaba umwami mu cyimbo cyanjye, kandi ari we nategetse kuba umwami w'Abisiraheli n'uw'Abayuda. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubiza umwami ati, amen. Uwiteka Imana y'umwami databuja nayo ibihamye. Nk'uko Uwiteka yabanaga n'umwami databuja abe ariko azabana na Salomo, akomeza ingoma ye kugira ngo irushe iy'umwami databuja gukomera. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'abakereti n'abapereti baramanuka, bahekesha Salomo ku nyumbu y'umwami Dawidi, bamujyana i Gihoni. Umutambyi Sadoki aheraho akura ihembe ry'amavuta mu ihema, ayimikisha Salomo, maze bavuza ikondera, abantu bose bashyira hejuru bati, umwami Salomo aragahoraho. Nuko abantu bose bazamuka bamukurikiye bavuza imyironge, baranezerwa cyane, isi irasaduka kubw'urusaku rwabo. Maze Adoniya n'abo yari yararitse bari kumwe bose barabyumva, bari bakimara kurya. Yowabu yumvise ijwi ry'ikondera aravuga ati, se ariko urwo rusaku ni urw'iki ko umurwa uvurunganye? Akibivuga haza Yonatani mwene Abiyatari umutambyi. Adoniya aramubwira ati, ngira, kuko uri umuntu ukomeye kandi uzanye inkuru nziza. Yonatani abwira Adoniya ati, ni ukuri umwami Dawidi databuja yimitse Salomo ngo abe umwami, kandi umwami yamwohereje hamwe na Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'abakereti n'abapereti bamuhekesha ku nyumbu y'umwami. Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani bamwimikiye i Gihoni, ubu barazamutse banezerewe, bituma umurwa urangira. Ni rwo urwo rusaku mwumva. None ubu Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami, kandi abagaragu b'umwami baje basabira umwami Dawidi databuja umugisha bati, Imana yawe ikuze izina rya Salomo kurirutisha iryawe, kandi ikomeze ingoma ye kugira ngo irushe iyawe gukomera. Umwami aherako yunama ku gisasiro cye aravuga ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli himbazwe, kuko ari itanze wo kwicara ku ntebe yanjye nkirora. Maze abo Adoniya yari yararitse baratinya, barahaguruka baragenda, umuntu wese acukwe. Nuko Adoniya atinya Salomo, arahaguruka aragenda, yisunga amahembe y'icyotero. Nuko bajya kubwira Salomo bati, Adoniya yatinye umwami Salomo, ubu yisunze amahembe y'icyotero, ariho aravuga ngo, icyampa umwami Salomo akandahira uyu munsi ko atazanyicisha inkota njyewe umugaragu we. Nuko Salomo aravuga ati, niyerekana ko ari umuntu mwiza nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabonekwaho n'icyaha azapfa. Umwami Salomo aherako yohereza abo kumukura ku cyotero, araza aramya umwami Salomo. Salomo aramubwira ati, itahire. Igice cya kabiri. Dawidi araga Salomo maze aratanga. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati, ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda. Nuko komera ugaragaze ko uri umugabo,
ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka y'ibyo yahamije nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuzeho ati, abana bawe nibirindira mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, ntuzabura uzungura ingoma ya Isiraheli. Uko niko Imana yavuze. Kandi uzi ibyo Yowabu mwene Seruya yangiriye, n'ibyo yagiriye abagaragu bombi b'ingabo za Isiraheli, Abuneri mwene Neri na Amasa mwene Yeteri, ko yabishe akavusha amaraso nk'ayo mu ntambara mu gihe cy'amahoro, akayasiga ku mukandara akenyeje no ku nkweto yari yakwese. Nuko uzamugenze uko uzigira inama, ntuzemere ko imvi ze zimanuka amahoro zijya mu mva. Ariko bene Barizirayi w'Umunyagaleyadi uzabagirire neza, bazajya basangira n'abarira ku meza yawe, kuko ari bo ariko bangiriye igihe nari narahunze mwene so Abusalomu. Kandi ufite Shimeyi mwene Yera w'Umubenyamini w'i Bahurimu wamvumye umuvumo mubi umunsi najyaga i Mahanayimu, ariko hanyuma ansanganirira kuri Yorodani, murahira Uwiteka nti sinzakwicisha inkota. Ariko rero ntuzamubare nk'utariho urubanza, kuko uri umunyabwenge, uzamenya uko ukwiriye kumugirira, kandi uzamanura imvi ze zijye mu mva ziriho amaraso wamuvushije. Nuko Dawidi aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Kandi imyaka Dawidi yamaze ku ngoma ategeka Abisiraheli yari 40, kuko yamaze imyaka 7 ategeka i Heburoni, akamara n'indi 33 i Yerusalemu. Salomo yima yica Adoniya. Nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi, ubwami bwe burakomera cyane. Bukeye Adoniya mwene Hagiti asanga Batisheba nyina wa Salomo. Batisheba aramubaza ati, uzanywe n'amahoro? Nawe ati, ni amahoro. Kandi ati, hari icyo nshaka kukubwira. Umugabekazi ati, mbwira. Aramubwira ati, uzi ko ubwami bwari ubwanjye, kuko Abisiraheli bose bari bampanze amaso ngo mbe umwami, ariko hanyuma burahinduka buba ubwa mwene data, kuko yabuhawe n'Uwiteka. Ariko none hari icyo ngusaba, ntukinyime. Aramusubiza ati, kivuge. Aramubwira ati, ndakwinginze nsabira umwami Salomo, kuko atabasha kukwima, anshyingira Abisagi w'i Shunemu. Batisheba aramubwira ati, nuko ndakuvugira ku mwami. Batisheba aherako asanga umwami Salomo ngo avugire Adoniya ibye. Nuko umwami amubonye arahagurutswa no kumusanganira, aramwunamira, asubira ku ntebe y'umwami, ategeka ko bazana intebe y'umugabekazi. Nuko umugabekazi yicara iburyo bwa Salomo. Nuko aravuga ati, hari icyo ngusaba gito, ntukinyime. Umwami aramusubiza ati, nsaba mubyeyi wanjye sinakwima. Aramubwira ati, reka dushyingire mwene so Adoniya Abisagi w'i Shunemu. Nuko umwami Salomo asubiza nyina ati, ni iki gituma usabira Adoniya Abisagi w'i Shunemu? Erega wamusabira n'ubwami, kuko ari mukuru wanjye. Yego, kandi ugasabira na Abiyatari umutambyi na Yowabu mwene Seruya. Umwami Salomo arahira Uwiteka ati, niba ijambo Adoniya avuze atari iryo kumwicisha, Imana izabimpore ndetse bikabije. Nuko rero ndahiye Uwiteka uhoraho, wankomeje akanshyira ku ngoma ya data Dawidi, akampa inzu idakuka nk'uko yasezeranye, ni ukuri uyu munsi Adoniya baramwica. Nuko umwami Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada, aramusumira aramwica. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati, hosha igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajyaga uheka isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wababaranaga nawe mu byamubabaje byose. Ko Salomo yakuye Abiyatari mu butambyi bw'Uwiteka, kugira ngo asohoze ijambo Uwiteka yavugiye i Shilo ku nzu ya Eli. Yowabu aricwa. Nuko inkuru igera kuri Yowabu, kandi Yowabu yari yakurikiye Adoniya nubwo atakurikiye Abusalomu. Yowabu abyumvise ahungira mu ihema ry'Uwiteka, yisunga amahembe y'icyotero. Hanyuma babwira umwami Salomo bati, Yowabu yahungiye mu ihema ry'Uwiteka
ubu ari ku cyotero. Nuko Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada aramubwira ati genda umwice. Benaya aherako aragenda ajya mu ihema ry'Uwiteka aramubwira ati umwami aravuze ngo sohoka. Nawe aramusubiza ati oya, ahubwo ndagwaha. Benaya aragenda abwira umwami ati uku niko Yowabu ambwiye kandi niko ansubije. Umwami aramubwira ati ubigenze uko yavuze, umwice umuhambe kugira ngo ukure kuri njye no ku nzu y'umukambwe wanjye amaraso Yowabu yavushije nta mpamvu. Uwiteka arabamuvushije amuhoye ba bantu babiri yasumiye akabicisha inkota umukambwe wanjye Dawidi atabizi, kandi bari abantu bamuruta bwiza no gukiranuka, nibo Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo za Isiraheli na Amasa mwene Yeteri umugabo w'ingabo z'Abayuda. Uko niko amaraso yabo azahorerwa Yowabu n'urubyaro rwe iteka ryose, ariko Dawidi n'urubyaro rwe n'inzu ye n'ingoma ye bizagira amahoro avuye ku Uwiteka iminsi yose. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubirayo aramusumira amutsindaho, bamuhamba mu rugo rwe bwite aho yari atuye mu butayu. Hanyuma umwami ashyira Benaya mwene Yehoyada mu cyimbo cye ngo abe umugaba w'ingabo, kandi umwami ashyira Sadoki umutambyi mu cyimbo cya Abiyatari. Salomo ahora Shimeyi. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu i Yerusalemu, uyigumemo ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, kuvuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hahise imyaka 3, abagaragu babiri ba Shimeyi baracika bajya kwa Akishi mwene Maka umwami w'i Gati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya i Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye i Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahije Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagira aho ugana hose utazabura gupfa. Ukansubiza uti ibyo uvuze ni byiza, ndabyumvise. None ni iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Nicyo kiri butume Uwiteka guhora ubugome bwawe. Ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha, kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'umwami y'Uwiteka iminsi yose. Maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusumira amutsindaho. Nuko ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Sinjye wahera. Ni inkuru ziryoshye kuzisoma, ariko ndabashimiye mwebwe mwese mukomeje kubana nanjye. Tuzakomeza ejo n'ibice bikurikira. Imana yo mu ijuru ibishimire. Mugire weekend nziza. Amen amen.